nyuma ya diru yo muri South Africa ya Mutesi Jolly na miliyoni y'amadolari ambasade Kentervena uyu mukobwa akaba y'amahoro. Nyuma ya kese yo muri Kenya n'umunyakoreya waje gufungirwa mu Rwanda Mutesi Jolly akabivamo amahoro. Bombo clat Mutesi Jolly nzakugwa inyuma wenjo wangu. Usome inkuru. Musome inkuru Uganda byacitse. Umuhanzi Bobi Wine ari gutabaza Bebe Cool na Bebe Cool ari gutabaza ngo Mutesi Jolly yamusikaminze iki? Mwarebye? Murabibona? Murabihangaria? Dore message ya Bebe Cool ngiyi. Dore. Yataginze Paul Kagame. Yatagize perezida w'u Rwanda. Mwemure guko gitare cy'amahanga yagize ati inkuru kimaze kuba inkuru imaze amasaha 3 Mutesi Jolly na Bebe Cool turashize dore ngiyo Mutesi Jolly uretse gato muze tuyivimuzi abana bararakaye turaza gusubira inyuma erega narababwiye ntabwo ibintu ari byoroshye. Umuhanzi Bebe Cool no kuvuga ngo muntiza amatwi gato no kuvuga ngo umuhanzi Bebe Cool waratakamba kanishizamuka. So Bebe Cool byamugendekeye gute? Reka maze mfungure hano. Erega nababwiye ngo ikintu kidashoboka nje naravuze ngo ibi ni byiza nzabivuga nibiza nzabivuga ni kibi ni kiza nkivuge x reka nkuru tuyivemuzi tunakwisha ngo bimeze bite rero. Umuhanzi Bebe Cool afashe umwanya we aratabaza arandika agira ati ndatabaza this woman Mutesi Jolly stays in the UK. Ariko yakoresha amafoto ya Mutesi Jolly. Mutesi Jolly yashubije. Mutesi Jolly aramushubije. Mutesi Jolly ahisa amusubiza. Ntabwo umugande wamurya. Ndavuga mfite amatsiko Bebe Cool Mutesi Jolly yamusikaminza. Kubera iki Mutesi Jolly aje atanguranwa akaza gusubiza kaza bikoresha kuri Tarabisi. My sister should not have responded to them Bebe Cool. He just wanted to use your name. Wait. Mbabwire mureke inkuru tuyitatamure. Amaji urahari muranyumva kuri TikTok muri kunyumva? Turakumva n'umutima wacu n'ubwenge bwacu. Muri kunyumva? Musi kumugeza Imana none hose. Uravuze? Hakugeza Imana baragukuma n'umutima n'ubwenge byose of course niko bigomba kugenda niko bigomba tunabisiga nkagera ku 9,000 kamishi. Iki kintu nukubera iki Bebe Cool ahisa ataginga mana yanjye we ataginze ndapfuye gufata no se bingibi nibyo ataginze ko ataginze umuntu utabaho. Yataginze Arsenal, ataginga Perezida Kagame, ataginga nuvuga ngo Bebe Cool mu kibazo cya Mutesi Jolly azanyemo n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi mu rugamba mu rugamba ahisa azanamo umugaba mukuru w'ingabo kandi wigeze kugira aga crash kwa Jolly. So nukuvuga ngo we nukuvuga ngo atagize His Excellency Perezida Kagame urimo kumva ariko mbere yo kumutaginga aravuga ati sindi bugutaginge wenyine ngomba dore murebe aravuga ati ntabwo ndi bugutaginge ngenyine kuby'umukobwa dore ngiyi tweet ya ntuza musome ngiyo tweet y'umuntu bita Bebe Cool imaze amasaha 3 aravuga ati ntabwo nakwihanganira kubona ibinkorerwa Mutesi Jolly yaranyibye Mutesi Jolly byo yankoreye ntabwo nabyihanganira nyakubahwa Perezida n'uvuga ngo nyakubahwa Perezida ndatabaza
hano habaye ni ukuvuga ngo tugiye kujya mu binyamakuru kuko ibinyamakuru bya Uganda urudi byamaze kwandika ibinyamakuru bya Uganda byamaze kwandika bahita bafata wino bari abantu ba mbere nabonye bari sharp bamaze kujya wino tugiye kureba noneho ngo byagenze bite ngo ndi kwibaraguza ariko amakuru make yamaze kongeraho already ati ngewe numiwe nyuma ya deal yo muri South Africa ya Mutesi Jolly na miliyoni y'amadolari ambasade Kentervena uyu mukobwa kabaye amahoro nyuma ya kese yo muri Kenya n'umunyakoreya waje gufungirwa mu Rwanda Mutesi Jolly akabivamwa amahoro bombo clad Mutesi Jolly nzakugwa inyuma wenjo wangu Mutesi Jolly arabafata akabakona Mungu wangu iyi nkuru iri interese mu buryo budashobora kumva abantu mwamanutse abantu mutari kuvuga hano ndashaka kubaza nkawe ubu nkawe umaze iki zamuka Shadia ndavuga umunwa wanjye urahari ceceka ndabibona yabahaye ba nyina tu urinde wowe manuka na miracle ici tugende gatoya so nukuvuga ngo hano tuza kureba tayari yamaze gutungana so tugendane gake so nukuvuga ngo iyi nkuru zamuka ese amaji agiye iyi nkuru nimuza kuyitegereza ntabwo ari inkuru iri mwende ni inkuru Bebe Cool ni bonomane uburetse gato genda gato miza kamishi tugendane gato tube turetse gutuka Bebe Cool tutaramenya exactly what is going on kuko kugeza abasanga tutamenya iki ntabwo twajya tujampinga ngo tujajinge Bebe Cool tutaramenya ntabwo ahangaha we icyo akoze aratabaje dore soma message ngiye muri screen avuze ko yabaye scammed by Mutesi Jolly sibyo ntabwo twumva details tureke kujajinga sibyo Jolly wara igize kese ya miliyoni y'amadolari ako suba hehe zuko utaba muri iyi si uziko utaba muri iyi si nturanye n'abatinganya imana Nese kese irazwi ariko so waburetse ubahe ndeka neza batwiye ubahe akaunti ndayibonye akaunti ndayibonye Bebe Cool hano ngiyi nkuru hano irahari give me a second Mutesi Jolly yarategereje iyi tweet kuko immediately ahita asubiza mu masaha 3 nawe ahita asubiza umuntu bita Bebe Cool wasanga bari no gutwika urimo kumva ahisa amusubiza aravuga ati nk'icyamamare urahubutse ntabwo ahakanye ko atigeze aba scammed ariko aravuze ati hangane nk'icyamamare ntabwo agombaga kubwanuka kuri social media turashize ni ukuvuga ngo hari ikintu mutari gusobanukirwa zamutumva ahangaha ese ko ndabamwumiwe ahangaha Bebe Cool avuze ko agiye kumena umuceri Bebe Cool avuze ko agiye kumena umuceri nta kintu aravuze ngo the big news iri mu nzira iraje mujye mu kinyamakuru UG Milo abatipe bahita baba babiteguye uyu nguyu Mutesi Jolly mafia nguyu Bebe Cool ntiyaba yitiranije Mutesi Jolly ni ukuvuga ngo hano nimuza kwitegereza iyi tweet uyu muntu yaba ari master planner ibintu ni bibiri ikintu mugomba kumenya
ahangaha Bebe Cool bashobora kuba baranamusikaminze mu izina rya Mutesi Jolly atari Mutesi Jolly. Turaza kubireba muri details ariko biranashoboka ko baba barasikaminze Bebe Cool atari Mutesi Jolly ubikoze. Atari Mutesi Jolly ubikoze cyangwa n'izi deal bakoze atari Mutesi Jolly. Nose Mutesi Jolly first of all statement yakoresheje muri iyi tweet avuga ko Mutesi Jolly aba muri UK. Mutesi Jolly aba muri UK, turaza kubimenya reka. Inkuru nibwo igiye gutangira. Yavuze ko yamubonye babonanye amaso ku maso. Niba barabonanye amaso ku maso Mutesi Jolly ibi bintu uraza kubisobanura uburyo w'iby'umugande. Jesus. Mutaping screen. Ya nari mfunguye aga space kugira ngo abantu babone iriya tweet mu buryo buboroheye. Ya muze kuvanga mugende muyirebe. Nukuvuga ngo ibinyamakuru ariko ibinyamakuru byacu bigenda buhoro. Iyi nkuru bamaze kuyandika kare. Ibinyamakuru byacu bigera nk'akanyamasyo. Inkuru mugende nabafashije mugende muri kagakote kanje gato muraza gusangaho intuza, muraza kureba tweet nayishyizeho, muraza kwivanaho reference munsi mu comment, muraza kuhasanga ibinyamakuru byanditse. Hari icyo bita Uganda Mirrors nibonye cyo cyamaze gukora inkuru irambuye nayo ariko iri short ntabwo cyayikoze yose, nibwo muri buze kuvanamo iyi nkuru na summary gato kuko ntekereza ko ikinyamakuru cyamaze gufasha Bebe Cool kuko kiravuga ko Bebe Cool yabwiye ko none hagiye gukora inkuru irambuye kuri iki kibazo. Izina rya Mutesi Jolly ryarakoreshejwe mu gusikaminga Bebe Cool. Izina rya Mutesi Jolly ryarakoreshejwe cyangwa Mutesi Jolly niwe wakinnye deal na Bebe Cool. Biraza kuza mu nkuru irambuye. Turaza kubyuba mu nkuru irambuye. Ariko iyi nkuru ishobora kuza kuryoha. Iyi nkuru ishobora kuza kuryoha mu murwa. Mutesi Jolly narababwiye. Mutesi Jolly niba izina rye ritakoreshejwe, iyi case akaba yirimo n'iyi deal, akaba yirimo nk'iya South Africa, akaba yirimo nk'iyo muri Kenya na wa munyakoreya we, Mutesi Jolly icyo asigaje gukora no gukora indege ikaguruka. No kudukora indege kajugujugu ikaguruka. Mutesi Jolly nguyu namenye umva nakataraza zakaza. Uyu mukobwa ntabwo abaho. Izina ry'Imana Mutesi Jolly nakandare. Mutesi Jolly nakandare ni izina ry'Imana nakatazakaza azakazana ko mwumiwe. Y'abantu nemeye. Nabyutse mu gitondo nsanga Mutesi Jolly ibinyamakuru byo muri South Africa biri kwandika. Ambasade iri kwintervene ngo bagiye kumusikaminga miliyoni y'amadolari. Ndavuga ngo leta Mutesi Jolly ibingibi nugutwika niwe wowe. What is going on exactly? Mu gitondo giye kuvana Mutesi Jolly muri deal muri Kenya n'umukoreye n'umunyakoreya, umuntu muri Korea bro. Mutesi Jolly ko abanyakoreya batavuga icyongereza, uyu muntu uvugana mu ruhe rurimi? Yo people, mwikumirwa mutapinga screen. Iyi nkuru ngiye kuyifollowinga ndayibageza akantu ku kandi. Umukobwa wa Russell Willy nta mikino. So abantu bamaze kuyibona ntabwo mfite gahunda yo hosting ibintu nk'ibi kuri Twitter. Twitter nihayemo ikiruhuko kirambuye, ntabwo nshaka kuba active. Nihayemo akaruhuko karambuye, nzagaruka igihe nikigera. Nzagaruka igihe nikigera. Abantu barenga 300 mukomeze mutapinge screen, dukomeze inkuru nyikomereza aha. Abantu muri kuri Twitter, abatagira TikTok ubu mube mwihanganye, reka mensubiye aho muri iyi minsi ndi mu biruhuko hameze nko kiyaga. Iyi nkuru ariko inkuru zayikorera no kuri Space. Iyi nkuru zayikorera hano kuri Space. Hano kuri Twitter mfite indi nkuru, hari inkuru ebyiri. Hari inkuru y'uyu mugabo bari gasuye ejo bundi agapfa. Mfite inkuru ariko uretse gato abanyamakuru tugomba gukorana inkuru ya Noeline bari hehe. Duhurire kuri Twitter, duhurire kuri ntuza kuri TikTok. Abantu mudakoresha TikTok mwarahombye rega. Ikintu bita show business ngiye gikorera kuri TikTok. It's Arsing UK. Mutesi Jolly ati
ntabwo ari njyewe ahubwo ni uwitwa Akansasire. Ndashaka kureba Mutesi Jolly we, ndashaka kureba Mutesi Jolly ndebe we icyo abivugaho. It's art in UK. Mutesi Jolly nawe nta ariko uzi uyu nguyu waroroshye. Mutesi Jolly nawe yahise akora kuri TikTok kamanze bakubite ibyo Mutesi Jolly yahise akora. It's art in UK. Mutesi Jolly nta miyaga. Mutesi Jolly nawe azi ko business afite. Mutesi Jolly nawe ibi bibora byabiye kuri Twitter. Mureka tuye kwa Mutesi Jolly turebe. Ahangaha Mutesi Jolly ati to who it my concern. It has come at it comes to my attention that someone has created a fake account. Ni ukuvuga ngo Bebe Cool yasigaye inyuma muri analogue bamuririye kuri Facebook. Mutesi Jolly ntabwo akoresha Facebook. Mutesi Jolly ntabwo akoresha Facebook. Mureke murebe. Check mucekiye kwa Mutesi Jolly. Murebe. Twagiye ku nkura Mutesi Jolly noneho nyiri ubwite ari kwivuga ari gusobanura. Mutesi Jolly akunda kwisobanura ate. Twagiye. Murabibona? Murahari. So Mutesi Jolly dore ka tugende turebe. Bombo kat fake Facebook account. Urimo kumva? Ariko se Bebe Cool ni umuntu ushobora gusikamingwa. Dore mukomeze murebe. Dore murebe. Murebe. So noneho kuvuga ngo aha Mutesi Jolly arabikiriyarinze. Ariko Bebe Cool wawe ntegushye kabisa warasigaye muri analogue. Ibi bihamba ruvuga ngo mwaba mwarasigaye muri analogue. Nuvuga ngo aba batibi baragenda bagasigara inyuma ku buryo umuntu amusikamira kuri social kuri Facebook. Ku buryo Bebe Cool adashobora gutandukanya. Ngiye ntegereje kuba statement ya Bebe Cool. Ku buryo Bebe Cool adashobora gutandukanya Mutesi Jolly na Akansasire Jolly. Mutesi muri kubireba. Nuvuga ngo iyi account yo kuri Facebook yitwa Akansasire. Urukumva? Jolly Mutesi. It's art in UK. Murabona ko ahanga Mutesi Jolly baramurabuye. Bamubwira ko ari account kuri Facebook. Mutesi Jolly n'ibingibi yarikuye he? Mutesi Jolly ahita bizana nawe. Kuri uramuzi. Mutesi Jolly zuwo wamukorana. Mutesi Jolly ntiwamukorana ikintu nawe arabizi ko nawe ari gacuruza izina rye. Ntabwo izina rye wagenda uje kurimyaho. Art in UK. So Mutesi Jolly ahise akora statement ngo yarabizi, ariko noneho muri comment ko numva abantu bavuga ngo Mutesi Jolly ngo Bebe Cool ngo avuga ko yahuye na Mutesi Jolly amaso ku maso imbona nkubone. Hey! Baramutse barahuye ko byabarakasa mutwe. Ko byabarakasa mutwe baramutse barahuye. Ariko urabona hano ko Mutesi Jolly agiye akabiterura akabizana. So ariko Mutesi Jolly ntabwo yakuyakana deal yakoze. Mutesi Jolly yakoze iyi deal yabivuga ntabwo yabyihakana. Abantu muri kuri Twitter muri kadubuje kuri TikTok. Natekereza mwamaze kubona ntuza mujye kwa Mutesi Jolly mu birebe. Ko baserwe yirengeze ku mafaranga ntabwo ibingibi nanabishidikanya yanabikora. Ariko noneho reka tumari turebe ukuntu ahantu bijya. Bebe Cool ni bavuze ko ari buze gukora inkuru irambuye, ubu inkuru turaza kuyumva. Inkuru turaza kuyumva tu. Kandi inkuru nituyumva. Give me a second. Inkuru nitugeraho tuyumva neza irambuye biraza kudufasha. Ntegereje Bebe Cool wowe wazamutse hasi manuka, ntabwo kuri Twitter nkigishaka abantu bavuga, duhure kuri TikTok. Bye. It's art in UK. Gitare cy'amahanga. It's art in UK. Abantu barakaye. Tegereje kubona icyo
Tegereje kubona full story iva kwa ntuza iva kwa Bebe Cool. Naho hano reka tureke yatwifate. Breaking news ngiyi mwayibonye, umuntu bagomba kuba headline, rego umuntu afata umwanya akazunguruka akajya kubashakira amakuru, murabizi ko muri abanebwe aho kujya ngo tuzi ko ari twabarutuye twandika inkuru zimaze iminsi 2 zibayeho, igihe kikaza ngo breaking news, igihe mugere mukora inkuru, mujye gukora reference mu Bugande, mujye kwirefera muri Uganda, muze mukora inkuru, muhereza abantu batazi gusoma icyongereza. Uyu nguyu bita Mutesi Jolly cyantungu yaramubomoye yanamugise tumukorwa nakasongoye. Mureke tugaruke mu makoyiri mwaje ndetse inkuru ya Mutesi Jolly mugende mube mubishyize mu mitwe, mwe mubitsemo ko Mutesi Jolly bivugwa ko habaho guskaminga, ariko we are not sure yet, ntabwo turabashuwa. Ariko na Mutesi Jolly yarabidiriza bigakunda, agafata ikintu hakira kingana kuriya akagikanda akayakandiramo akagikuramo ibiceri. None Mutesi Jolly none ko atenda kurongorwa bazagira atenda kurongorwa azashaka umugabo n'amafaranga y'umugabo, agomba kwiyaranja uburyo ayarya, kandi ngo kurya amafaranga ni mutabanje kubafungura amaguru bro, bakoresheje ubwenge. Niki mutabona bagomba kubarya amafaranga badafunguye amaguru. Aba nibo bakobwa bakoresha ubwenge, bakadiringa diru z'abantu b'abagabo, bakabarya ibiceri byanyu batigeze bafungura amaguru yabo. Bombo klate. Niki mutumva iyi nkuru ndaza kuyivimuzi Bebe Cool namara kuyikoraho inkuru irambuye.